wambaye neza uno munsi wabyiteguye kabisa ariko se ubu bibona ahantu hose mba nuzuye njyewe cyane rwose uno munsi uramfite kandi ujye umenya ko eregaye Fred ibi bintu nibyo akunda nanjye rero ngomba kujya mbyambara haya Fred nanda kugure iPhone bikomeye cyane uriya mwemera nk'inkimwe niwe wawe we ntukabivuge mpita mbifiringa se ubundi ego mana yanjye abana uyu munsi arakumira kire none wagira ngo n'imvura igiye kugwa hari umuntu umpamagaye wow ni Fred tukimuvuga umva baby ndabona arahamagaye arambuze ariko yohereje SMS mbonye Proti baby mfashe arambwiye wongeye kumureba umva duhurire mu rugo sawa ndabona babaje ibyanjye noneho ndatahanikira mbona nta n'uhita n'uno munsi menya sasi yaguyemo inshishi Baby bitese ni byiza amakuru se ni meza cyeye yego none se mu kazi akahe kazi zengo oya nise kugenda umva nyine cyo muri boutique cyo kugura umugati uragenda direct ugahita usobanura icyo giye kuba none se uriga tandukanye na boutique ese hano uje muri boutique urumva nzi ko mubaza ati mu kazi dukomeza yariga hano biba bitandukanye hari ubundi buryo umuntu azamo bivuga neza atari ibyo ngibyo ngo ni mu kazi aguteze hari ukuntu ushaka kuza ubivuga nawe urabyumva ntabwo uri umwana ko wambaye neza ariko nawe wabibonye kabisa none se twajyana iwanjye iwawe oya ntabwo nanjye iwawe ariko njyewe nimba ufite gahunda twagenda iwanjye ahubwo okay nakubwiye ati hano ni hano hamere nk'ari iwabo uze wisanzure nta kibazo nta kibazo cyangwa urakonje mukorera icyayi se aya ego nta kibazo icyo cyayi se habaho ikihoreye ko numva n'ubundi ubushyuhe ubundi nawe ukuntu mubona kuri ba bahungu beza b'ibogari wa muhungu ushobora no gutereta umukobwa bagakundana umukobwa nawe mwiza nyine bajyanye mukajya musohokana mukaryana nyine ubuzima mukajya musangira dina ibintu nk'ibyo nyine mukazanakora ubukwe mukambara imyenda mukifotoza mukajaride keza mufata uduposteri bimwe by'abantu bakundana njya mbona muri filime kugira ngo icyayi byari ngombwa abakiriya banjye mba ngomba kubafata neza
abategura n'ibintu kunywa nyine kugira ngo bamere neza ahantu hose. Okay. Si ibintu nakubwiraga ntabwo wabyumvaga. No, hari umuntu arimo antesha umutwe n'ubu ndabona arimo antesha umutwe. Ariko it's okay. Urabona nubwo nta mpeta nambaye ubundi mfite umugore ariko ni ibibazo. Niyo mpamvu rero navuze nti kanze gukara ijoro mbese nabonye uri umwana mwiza ndavuga ntereka iri joro nze urebe uko wagenza tu. Ubwo umugore wawe se we bimeze bite? Ibibazo urabona ibibazo by'urugo ntago napfa kubikubwira ngo upfe kubimenya. Uracyari muto ariko ni byiza ko twahuye nagukunze nabonye ukuntu umeze neza. Iyo naho mu rugo ijoro ndabizi n'ubundi rwari kurara rushya. Nta n'ikibazo kuba utagiyeyo. Kutagiyeyo ukaba n'izo byo nyungu zanjye. None se uri ready se dutangira akazi? Nta kibazo rwose ahubwo reka ndebe ukuntu mba nihengitseho gutya kugira ngo ntaba yarananiwe. Birumvikana ariko n'ubundi unaniwe nujya unanirwa uzajya unaza nyine mu mara umunaniro nta n'ikibazo. Hari wenda iri joro riri buze kugenda neza. Ntabwo biba byoroshye. Urumva umeze neza se? Ndumva ameze neza rwose. Ibindi mbogari banashaka iki? Ni nk'ibi byose nyine. Urumva gushaka bitoroha rero. Urumva ntacyo twahombye twe tutarashaka. Mwana nkawe mwiza rwose numva ndi mu yindi si rwose. Nukuri. Aya wowe ntukagire ikibazo, umudamu najya guteza ibibazo uzajya uza njyewe mba ndi tayari nta kibazo.
se bishoboka gute noneho Shadia. Kanzu nyitere restaurant. Niko se mukobwa wanjye. Byagenze biti? byagenze neza Wow. Ni restaurant rero. Ni restaurant nyine z'ukuntu byagenze we n'iriya boga ari dore nimugora natashye nabaye dore mbona muhekeranye mpita nigendera. ndyamye mu bituza Umva bya Burahamu. takoze Kuriya muhungu aratwika. Mbwira si aratwika se bamwe muri kumwe wabajije njye twari turi kumwe kandi nabivuga mbwira nibyo nshaka kumva. twika gusa uzi ibituza uzi biryamyemo Ndi kubifiri. nta kibazo nta n'undi muntu wazongera kuryama mu bituza Ngo iki? Tambwira se ko wamukunze muko? ndetse kuryama mu bituza no kumukunda bihuriye None se ko numva uvuga ngo nta wundi nuko muntu ibituza bye biratandukanye kuva nabaho ako kanakumira. Nawe uza ari hese ubundi sinakumvishe. byagenze bite? yagiye ahubwo se ntabibonye Kareka nibwo nyibyuka. Yagiye utabizi? mbyutse nsanga ntawe uhari ariko amafaranga yasize Wow. Yesu dore inoti. ntukabare ibitari ibyawe Mana yanjye. Akuse mana yanjye umva nawe ntabwo uri kumpa ishusho. ahubwo si ikibazo nta mafaranga yose yansigiye nayo twumvikane narenzaho kandi nta kintu kimwe twakoze Nta kintu na kimwe mwakoze? habe Umva baby va mu mikino. Ibyo bibonwa na bake. Kugira umuntu agusigiriza inote nta n'ikintu na kimwe yakoze. Nese icyo ni ikibazo. Gipfa ko yasize cash bindi. hari n'utunimero twa telefone Ariko mara yajya kanakumira. Nese arasiga nimero za telefone ngo zikumarire iki? Icyambere ugomba kureba ni cash. Niba byagenze neza uzamubona yigaruye ntabwo ari ngombwa ngo yigarura ariko umuntu waje ntagire n'ikintu na kimwe dukora nkanamukuramo n'ikoti akanga se yakigarura ati ariko si ibyo biratureba baby ibyo ntabwo biba bitureba. Wowe icyo ugomba kureba ni amafaranga. Kandi Shadi mbanza wamukunzi kukuntu uri kubivuga iki n'iki. Baby niba utangiye kuzana ibintu by'inkundo mu kazi kakubayeho. ari wowe Ari njiki njyewe. Yesu. Impundu amafaranga so ndikumva bidahura. uzi ubwo nkimubona nabonye ukuntu ari boga ndavuga ati none ahangaha ntago ndi buhave nasengaga mu mutima numva mfite ubwoba nkajya nyine mvuga twa tugambo twanjye tudashira twinshi ego ko noneho navuze ndaruha nabaho navuze ndaruha nkajya nyine nanjye nicikwa hirya nyine mvuga cyane kugira basi ndebe ko yabyorirwa ko numvaga mfite ubwoba nawe arankundira birangira dusinziriye ariko mana hari ibintu mba numva. none reba size amafaranga nta kintu kimwe twakoze kumbe kujya wibuka n'abaza tukanarwana bakaduha n'udufaranga duke ibyo byihorere bibivugaho. none rero amafaranga size nayo twari twumvikanye yarengejeho nta n'ikintu na gato wenda kereka niba ari uko navuze nkamuganiriza byonyine byose ni ibice. Ejo bundi uzabona n'abazana 300 500 uraho 300 akayaguha y'ubusa nyine nuko nta kintu wayakoreye niyo mpamvu njye n'ubwa mbere nabibona yewe we
ntabwo ubuze abo twahuye nabo wa mukobwa we. ikintu cyambabaje ni kimwe siko afite umugore. ngo iki? afite umugore. Abo uzi abasaza twirirwa duhura nabo bafite abagore nk'ibihumbi none ngo afite umugore. Ni kamere baba bafite bari abagize uko. Ubwo se agashya kari mwabo kuba afite umugore nakaye? Ubu se uzi ko umusore waguhaye amafaranga arinde? Nyine nawe byibaze. None ariko umva ibyo ukora byose itegure tujye mu yindi plot. Nta plot njyamo ndumva kandi ngo iki? ntaho njya bijya. Shadia none wo pego mana yanjye tangiye kuzana ibintu by'inkundo mu kazi ntabwo biri buvemo. Tugomba kugenda. Se Shadi wari ukomeje burya? Ntakomeza. Ubu ushatse kumbwira ko tutari bujye mu kazi? Uri bwijyana no munsi. Ariko mana yanjye mana yanjye mana yanjye ndijyana se kuko ufite ikihe kibazo? Ariko nawe kubwiye ko ntameze neza ndumva ngiye. Ariko mana yanjye numeze neza se wabuze iki? Mbwira ikintu wabuze gituma utamera neza. Ntago ndi muri mood. Ariko mana yari babi. Ese aka kazi nawe ugasaba ngo uri muri mood cyangwa utayirimo ugomba kugakora. None utari muri mood wa ako shane aka kanya wiyibagije uko muri umuntu wacu ameze hariya si wibi byose tubikorera. Ubwo ugiye ukora umunsi umwe undi ngo nuri muri mood urabona yazava hariya hantu. Ibyo ngo urarushye ngo nuri muri mood. Shadi mbabarira pe mbabarira ibyo bintu sinshaka kubyumva. wowe cyane ndakubwiye ko ndushye wenda n'umunaniro ndaburyame nduhuke. Ako se unaniwe wakoze iki? Umuntu umwe waje ninjoro nawe ngo ntacyo mwakoze. Umwe babiri bangahe birirwa banyicundaguraho ko nta kintu mba navuze. Shadi ugomba gukura ukamenya icyo ushaka pana kuzana ibintu byo. Ntaho njye ariko nkubwiye kabikanga. Cyangwa uri gufata umwanya utekereza kuri uriya musore nabonye waje hano niwe wagutwaye roho. Wagiye mu kazi kawe ukandika. Nakubwiye ko ntari muri mood kandi naho ndi bugengiye kuryama nimera neza nzaza. Umva Shadi ndagiye ariko ibyo bintu by'ubutesi uri kuzana mu kazi ntago byazashoboka. Naho ngiye n'abashaka bazazizirike cyo umuntu aba yahereye. we ariko se igihe woherewe unesha umutwe umamagara buri kanyu wambujije amahoro bite byawe? Oh no, igihe wahereye niwe umuntu adakwitabye wajye ushaka n'ibindi byo bigabo byawe uhamagara n'ibiki nibi.
iyo naraye se ubundi iyo nza nari kuhagusaba nari kukubona uri kumwe n'ibyo bigabo byawe muri ayo mahomvu n'ibiki oya no anyumvishira hello